turabashuje turabaramukije mwese muraho neza. Uwiteka Imana ashimwe, inshuti za Madeline Mando, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabishimiye, ndongeye ndagarutse n'akandi gace. Ubushize narababwiye ngo ndabinginze musengera abana banyu. Ndimo ndatanga ubuhamya, ntago ndimo kubwiriza, niyo mpamvu natwikiriye umutwe. Ntago ndimo guhanura, nta nubwo ndimo kubwiriza, ndimo kuvuga imirimo y'Imana. Nahisemo maze umwaka ndimo kuza umusatsi mwashufuramo. Umusatsi wanjye umaze umwaka, ndabona urimo gukura, ndashima Uwiteka Nyagasani. Nagarukiye hehe? Nababwiye ko umwana yarwaye akagira ibintu bikamubamo, nta yerekwa, nta nzozi, nta buhanuzi, nta kintu. Ndavuga ngo mwe mufite amahirwe ko muhurana n'abahanuzi bakababeshya ibimwe ibindi bababwiye no kuri genda. Nta muhanuzi nahuye nawe. Nakuze nakuriye mu rusengero, nakijijwe mfite imyaka mitoya cyane, ni nko muri primaire, nk'umwaka wa 3 wa primaire. Nkurira mu rusengero, ndukunda nkurira mu rusengero. Ibyaha nabikoze nkuze, narakuze cyane. Now namenye gute rero umwana yaje kurwara gute? Igihe cyaje kugera, nababwiye ko hari ukuntu ubu buhamya nari narabutanze kuri cyane, ariko nkitangira imyaka imaze, ariko nyine zabaga ari video ndende, bimwe simbiso. Ubu ngo hano nahisemo kujya nkora video ngufi, ariko nkabaha details zose, kuko hariya nakoraga ntuzi imwe ndende, ariko si akenshi natangiriye ukuntu nagiye kwa muganga, ntago natanze details zose. So hano rero ndagira ngo mbakurireyo buri gace kose, mugende mumenya, mwumva imvo n'imvano y'ibintu, no kuntu Satana twinjirana ntitubimenye, tukazikanga yarubatse imisozi, amataje n'amataje y'ibibazo mu buzima bwacu, kandi bikadufata imbaraga, bikanatuvuna kugira ngo dutangire gusenya. So iyo watangiye kare rero usenya, biragufasha. Naje kugera igihe nibuka ko hari ikintu cyabaye ku mwana wanjye yavutse. Iyo nkuru nzayivuga ukwayo, ndumva ntago ni ikintu cyabayeho umuntu ntazi, yaramuteruye agira ibintu amukoreraho. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, umwana agejeje imyaka ibiri, nza kwibuka icyo kintu, ndagenda nkibwira pasiteri wanjye. Namubwira ariko pasiteri, hari ikintu gihora mu mutima wanjye numva nibazaho cyabaye ku mwana wanjye, sinzi iki kintu, kuko umutima wanjye igihe cyose wajyaga nkumanga ko kiriya kintu cyabaye ntago ari cyiza. Sinari nzi icyo bivuze, kandi iyo ubyaye bwa mbere akenshi ntubuzi n'ibintu by'abana, ari ukuntu uvuga uti wenda ubwo no kuvuga ngo mujye mubana amaso ku bantu bose babegera mwabyaye muri kwa muganga. Burya Satana azaniramo nabi. Hari abantu bazi utanabazi, baje bazanye n'inshuti kugusura, ntiwamenya aho Satana anyuza akagusesekera ikintu mu buzima kikazakugora igihe kirekire. Iyo niyo nkuru yanjye. Mu yandi magambo, ibibazo byose umwana yagize byatangiye kuri uwo munsi yavutse. Yarayavutse igitondo cy'umunsi wakurikiyeho. Pastor ndamubwira, ndamutekereza kuntu byagenze, arambwira ati we umwana wawe bamugenjeje gutya na gutya, ari ibintu bamukoreyeho, uzamuzane musengere. Icyari cyaratatse umwana nanjye ntago cyari cyaransize. Ni ukuvuga ngo nta bwenge nigeze ngira bwo kuzafata uwo mwana, ahubwo maze kubivuga nkanabyumva, hari nk'ikintu cyanyuhagiye mu maso, ndabyibagirwa. Sinigeze mujyana for deliverance, sinamujyanye kubohoka, kumusengesha, kandi najyaga mbona pasiteri wanjye ajyaga asengera abantu bakabohoka, Satana akagenda agahunga. Sinigeze mujyana. Mwana arakuze, agejeje imyaka 4, ariko muri icyo gihe hari ikintu cyajyaga kiba ntigeze nitaho, nkavuga ngo ni iby'abana. Uno mwana yajyaga agira ubwoba bwinshi. Hari nk'ukuntu yagendaga nk'uko akunda umwana agenda akinjira mu cyumba ahantu, cyangwa ari nko mu nzu ye, yabaye ari nkaho
ukabona arikanze afite nk'ikintu abonye akirukanka ubumwe akagonga nk'ibikuta cyangwa akikubita hasi. Mbese ukabona ko ntabwo ari ubwoba ahubwo hari ikintu abonye ari wenyine yahungaga. Ariko sinabyitaho ndavuga nti buriya ni kwa kundi umwana agira gute, ni kwa kundi nyine ni umwana buriya aba yatinye. Byabaye inshuro nyinshi biza kwiyongera agejeje imyaka 4 ari nabwo yafatwaga. Icyo gihe byo byabaye byinshi iyo habaga nkari nko mu kagoroba kwa kundi yijimye wenda mutaracana amatara, aho yabaga yirukanka buri munsi afite ibintu ahunga. Noneho nanjye ntangira kubibona cyane. Icyo gihe yaraguye yagize inkovu nyinshi, umwe akiruka yajya guca mu muryango nk'uruhande umusayaga ukubita ku rugi. So hari ikintu yajyaga abona, sinzi niba ari kimwe niba ari bibiri ntago mbizi, ariko hari ikintu yabonaga we n'amaso ye. Nawe mwibuke ko abana iyo bakiri bato bataragira ibicumuro, abana bameze nk'abamarayika, amaso yabo y'umubiri areba ibintu by'umwuka nk'uko murimo kumbona hano. Twebwe mu gihe bigusaba kujya mu mwuka ugahumiriza ugakonsentratinga kugira ngo ushobore kubona iby'umwuka, bo babibonesha amaso y'umubiri. Agahora yirukanka bihunga sinabimenya. Ibyo byose birimo kuba kireri irashya ndaho ngaho. Umwana abana nabyo kugeza igihe yaje kurwarira. Habura iminsi mike rero ngo arwara afatwe. Namaze kumuryamisha mu buriri, ndibuka n'igihe bamworoshe. Hano imbere hari umukozi, umukobwa yari yavuye mu gihugu cy'Ubugande atazi Ikinyarwanda. Umwana uburiri bwe yararyamye kandi inyuma hari idirishya, kandi igitanda cyegereye ku idirishya, hariho na supanete. Ndamworosa, urya mukobwa yarasa nk'usinziriye, ari nk'ahantu hari ukuntu umuntu asinzira wenda atasinziriye cyane ariko ubona ko yasinziriye. Nari nkifungura urugi nsohoka kuko navaga mu cyumba nkatera intambwe nk'ebyiri nkagera mu cyanjye. Ngiye kumva numva ikintu ngo pa, ndirukanka n'undi mukozi wari mu cyumba cyo haruguru araza, na wa wundi ashidukira hejuru, twese duhurira mu cyumba. Umwana ntago nzi imbaraga zakuye umwana ku buriri zikamurenza uwari uri imbere, akikubita hasi kuri sima hari hitapi. Kugeza n'uyu munsi ntago mbizi, ntiwabinsobanuza ngo mbikubwire. Ndakubwiye ngo intambwe ebyiri nari nkigera mu cyumba cyanjye nkifashe urugi ndimo ngira gutya, njya kumva ngo pa. Mvuga ko hari imbaraga yamuteruye ku buriri ikamurenza ikamukubita hasi. Musubiza mu buriri. Hashize iminsi nk'ibiri umwana arafatwa. Reka nsore zino video hano mbabwira ngo babyeyi, jya umenya ngo ishyamba si ryeru. Satani ntatwishimira igihe cyose uvuze ngo ndakijijwe gufunguye intambara. Kandi Satani akora mu buryo bwinshi cyane, yanyuza ahantu hose, yanyuza mu muyaga, yanyuza mu muntu, yanyuza mu nshuti, yanyuza ahantu hose. Nobe maso, musenge mwimana abana banyu, mwimana abatware banyu, mwimana abagore banyu. Umva mubahishe nkuko ufata ikintu cy'agaciro ukagihisha. Nimushaka muhishe mu masutiye, muhishe he abana banyu, mubabumbatire mu isengesho no mu bwenge busanzwe. Ntabwo ari buri muntu wese ubegera ngo ni muzima. Imana ibahe umugisha. Shalom.